atubohore, adukize kuri roho no ku mubiri. Aradusaba kugira ngo tumwiteho kandi nawe atwiteho. Muri aka kanya tugiye gukorana urugendo na Yesu. Tugiye gukorana urugendo na Yesu mu mutuzo kandi tumwizera, tumwemera. Tugiye gukoresha imfunguzo 5. Mwizo mfunguzo 5 ziradufasha gufungura ibyumba by'imitima yacu. Icyumba cya mbere tugiye guheraho ni urufunguzo tugiye gukoresha tureba ibyiza Imana yatugiriye. Buri wese atekereze mu mutima we, arebe kuva yamenya ubwenge, arebe kuva yavuka, arebe mu mateka ye, arebe mu buzima bwe aho ugeze ubu ngubu. Reba icyiza Imana yagukoreye maze ushimire Yesu. Nabasabye gucecekesha amajwi yose, kuko ntabwo Imana ivugira mu rusaku. Mu mutuzo twemere Nyagasana tuvugishe muri urugendo turi gukorana nawe. Reba ibyiza Imana yagukoreye kuva wamenya ubwenge. Ibyiza Imana yagukoreye bingana iki? Utuje, Yesu aravuga kandi arakubwira. Reba aha nagukuye, aha naguvanye, ibi nagukoreye, maze ushimire Nyagasani. Erega yabikoze nta gahato washyizemo, yabikoze kubw'imbabazi ze, yabikoze kubw'ububasha bwe. Mushimire. Hari uburwayi butandukanye yaba yaragukijije, mushimire. Waravutse urakura, hari benshi batabashije no kuvuka, mushimire. Yaguhaye ababyeyi, abenshi ni imfubyi. Yaguhaye umufasha ugukwiye. Shimira Nyagasani Yesu kuko ari we wahabaye. Yaguhaye abavandimwe, yaguhaye urubyaro, benshi twararubuze, mushimire. Yaguhaye ibyishimo, nyamara abenshi turira agahinda ari kose. Shimira Yesu. Hagarara mu mwanya wawe maze ukoreshe imbaraga Nyagasani yaguhaye. Ushimire Yesu kuko ari wabaye mu ruhande rwawe. Urasanga ari byinshi ibyo Yesu yagukoreye, ni byinshi. Tekereza utihenze ubwenge, urasanga ari byinshi. Twese twaje gusaba, twaje kwa Data gusaba, ariko Yesu aragusaba kubanza kureba ibyiza yagukoreye kugira ngo abone uko akugabira. Uru rufunguzo rwo kureba ibyiza Imana yagukoreye rurakurikirwa n'urufunguzo rwo gusaba imbabazi. Ariko akenshi turujyanisha n'urwo gutanga imbabazi. Umaze kubona ko Yesu hari ibyiza yagukoreye, umaze kubona ko hari aho yagukuye, umaze kubona ko hari aho yakwambukije akakujyana ahantu heza, akaguha byose. Ariko se wowe wamubaniye ute? Mu mubano wawe n'Imana wamubaniye ute? Saba imbabazi. Saba imbabazi aho hose utatunganiye Imana. Saba imbabazi aho hose
wahemukiye mugenzi wawe, ibyo mutakoreraga bariya baciye bugufi ninjye mutabigiriraga. Yezu niwe wenyine ubitubwira. Ese wowe ni iki, ni hehe, ni ryari ubona wabaye indahemuka? Saba Nyagasani imbabazi. Ese waba warasuzuguye mugenzi wawe? Yezu aragusaba uca bugufi ugasaba imbabazi. Saba imbabazi ku byose wibuka utatunganyije kandi wari ubifitiye uburenganzira, wari ubifitiye ubushobozi. Ni icyaha cyakubayeho karande. Egera Nyagasani Nyirimpuhwe arakubabarira, araza no kuguha gufata icyemezo. Ese wigeze ugambanira mugenzi wawe? Saba imbabazi. Ni nabi se yakuranze mu buzima bwawe? Yezu agutegeye amaboko kugira ngo akubabarire. Saba imbabazi. Hagarara mu mwanya wawe maze usaba imbabazi. Saba imbabazi kuko Yezu ari umunyampuhwe n'umugiraneza. Yezu atubabarira nta kiguzi aduciye kandi akaduteza intambwe, kandi akatubwira ngo ibyo mbakoreye namwe mujye mubigirira abandi. Kuko ubonye ko Yezu akwakiriye uri umunyabyaha udakwiye rwose no guhinguka imbere ye, aguhanze amaso, nawe muhanga amaso, aragusaba gutanga imbabazi. Reba ku baguhemukiye maze ubaha imbabazi. Akenshi tujya tugwa mu gishuko tukavuga ngo ese nababarira umuntu utansabye imbabazi? Oya, Yezu uyu munsi arashaka ko ukora nk'ibyo yakoze. Ku musaraba yababariye abishi be, ku musaraba yemeye kubabarira n'abishi be. Nawe bikubera intandaro yo kubabarira abanzi bawe. Abo wita abanzi bawe ni bande? Ni bantu ki? Nabo musangiye akazi, nabo musangiye urugo, nabo musangiye umubano. Nabahe? Nabagukomerekeje. Abo bose Nyagasani aragusaba kubababarira. Hagarara mu mwanya. Erega kubabarira ni impano idasanzwe Imana itanga. Nawe Yezu uyu munsi ayiguhe kugira ngo ushobore kwitandukanya n'ikibi. Kuko Yezu azakubaza icyo wakoze, ntabwo azakubaza icyo wakorewe. Hari abagushinja ibinyoma, bababarire. Yewe hari n'abageze aho baguhohotera kuri roho no ku mubiri, bababarire. Abagukomerekeje mu buryo ubu n'ubu, Yezu aragusaba kubababarira. Yezu aragusaba gutanga kado y'imbabazi kugira ngo nawe uze kubona aho uhera umusaba. Kuko nutubwira ngo icyo musaba cyose ndagikora. Nawe rero igihe wumva ko ntacyo
wishinja. Yezu numusaba ntari bubure kuguha icyo musabye. Tekereza ku bantu bose baguhemukiye maze ubababarire. Uyu munsi ntugundirize umutima wawe, ureke Yezu kwigarurire kandi aguteza intambwe mu gutanga imbabazi zivuye ku mutima. Ntugire n'umwe usiga. Numva hari uzamutse mu mutima wawe, umuvuge uranguruye mu ijwi ryawe mu mutima wawe uti ndakubabariye, kuko Yezu adusaba kubabarira. Urufunguzo tugezeho ni urufunguzo rwo kwirukana roho mbi. Shitani ni umwanzi w'ibyiza. Shitani kandi niyo itujyana kure y'Imana, niyo itubuza kubona ibyiza Imana idukorera, ikatubuza gusaba imbabazi, ikatubuza gutanga imbabazi. Buri wese rero afite ka shitani ke, agasezerere kugira ngo Yezu yinjire mu buzima bwawe, nuko uba uhagaze neza imbere ye. Shitani yisezerere, nta cyiza cyayo, nta cyiza cya shitani uretse gusenya no kurimbura. Ubu rero ubuzima bwawe buri mu bwishingizi bw'Imana. Irukana, sezerera, zibukira ikibi icyo ari cyo cyose shitani yagutezaga. Shitani yadutezaga amakimbirane, mu izina ryawe Yezu Kristo yirukane. Shitani duteza irari ry'iby'isi, tugahora twitekerezaho. Shitani tuyirukane, tuyisezerere mu izina rya Yezu Kristo. Shitani duteza uburara, kwiyahuza ibiyobyabwenge mu rubyiruko, shitani tuyirukane. Dushaka kuba bashya, ushura, hesi n'izindi zarizo zose, mu izina rya Yezu Kristo tuzirukane. Wumve ko uhagaze imbere y'Imana. Kudasenga, kutimika Yezu, kutimika Imana mu buzima bwacu, duteza amakimbirane mu miryango yose. Tuyisezerere, tugahora duhangayitse, tugahora nta cyizere cy'ubuzima dufite. Se kibi tuzirukane mu buzima bwacu. Irukana, sezerera. Shitani tutera kudasaba imbabazi, kudatanga imbabazi, zose tuzirukane. N'izindi ngeso mbi zose zikurwa n'umwanzi, tumusezerere maze duhagarare imbere y'Imana dushize amanga, kandi twemera ko Yezu ari muzima koko. Niwe ugufasha kuzisezerera maze ufata icyemezo. Fata icyemezo. Urufunguzo rwa nyuma rwa gatanu n'urwo gufata icyemezo. Fata umugambi. Tumaze kubona ibyiza Imana yatugiriye, tumaze gusaba imbabazi, tumaze kuzitanga, tumaze kwirukana roho mbi zituteza ibibazo byose bitandukanye. Dufatire hamwe umugambi w'ubuzima bushya. Umugambi w'ubuzima bushya. Ushaka gufata umugambi mushya, ushaka kugendana na Yezu, nuko witandukanya n'ikibi. Icyemezo cyawe gikomereho. Fata umugambi. Icyerekezo cy'umukristo ukwiye koko kandi ugomba kwerekana ubukristo bwe ahari hose, nuko witandukanya n'ikibi kandi ugaharanira ikiri cyiza. Urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, maze cyiza mukihambireho. Twihambire kw'icyo cyiza. Fata umugambi w'ubuzima bushya. Ubu rero
gufata umugambi bijya bitugora, kandi wasohoka ukongera ukisubirira mu byo wari urimo. Oya, uyu munsi Yesu aragusaba gukomera ku mugambi ufashe muri aka kanya, umugambi w'ubuzima bushya. Uyu munsi Yesu aragukeneye, akeneye ko umwegera kandi ukamwegera uri mushya. Fata icyemezo, uhinduke kandi uhindukire mu bukristo bwawe. Icyakurangaga kibi uzibukire, kubera ko wirukanye umwanzi wakigutezaga. Emera Yesu, mugendane kandi aze akuruhure, kuko wemeye kugendana nawe mu mugambi mushya w'ubuzima bushya. Bamaso kandi ukomere ku mugambi wawe, ku cyemezo wafashe. Yesu aragukeneye, agukeneye mu bibazo ufite, agukeneye mu burwayi bwawe, agukeneye mu bitotezo uhura nabyo. Uyu munsi, uyu mwanya, reka Yesu akwiyereke kandi wemere nawe kumwereka ibyawe byose. Umugambi ufashe ukomereho, kandi ujye uhora wibuka mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko Yesu akunda ab'intungane kandi bakomera ku migambi yabo y'ubukristo. Tuza akanya gato maze urebe urugendo ukoranye na Yesu, rugukuye he, rukugejeje he. Ubu se noneho ushobora gusaba, ushobora noneho gusaba icyo ushaka cyose, kubera ko wakoranye urugendo na Yesu. Ubu noneho uhagaze uti imbere y'Imana, uhagaze neza. Ukeneye none impuhwe zayo, ukeneye impuhwe z'Imana. Ureke Yesu azagende mu byawe, ureke Yesu azagende mu buzima bwawe, ureke Yesu aze avugurure kandi yubake bundi bushya ubuzima bwawe. Tekereza rero urugendo mugeranye, maze wemere ko Yesu aza nk'umukiza n'umurengezi, akaza kandi aje kugutabara. Aguhanze amaso nawe muhanga amaso, aguhanze amaso nawe murebe. Mwereke uburwayi bwawe, mwereke aho ubabara, mwereke uwagutumye, mwereke abavandimwe n'inshuti. Ushobora kuba wari umaze igihe kirekire urembye rwose, waragiye hirya no hino, ariko uyu munsi ukaba ari wo munsi wawe. Ibyo Yesu yakoraga kera na n'ubu nibyo agikora. Mwereke ubuzima bwawe kugira ngo aze abugenge kandi akongerera imbaraga aho wacitse intege.
dawe ndagusenga byanjye byose abinginzi badufashe bagiye mu mpande zitandukanye za kiliziya twese duce bugufi dupfukane twakire Kristo twinjiye mu mwanya ukomeye tumucire bugufi bihagije duce bugufi imbere ya Kristo tumuhe ibyacu byose agendane natwe Yesu ndagukunda. Urubyiruko mwitegure kwambikwa imbaraga na Yesu Kristo, imbaraga za Roho Mutagatifu. Yesu arabahamagaye kandi arababyukije. Abana mwakire ihumure muhawe na Kristo. Bantu bakuru mwakire icyizere cyo kubaho ubuzima bushya muhawe na Yesu Kristo. Dawe nagusenga byose dawe ndagukunda kuko uragatangaza. Yesu ndakwizera. Amashyi menshi kuri Yesu uje adusanga. Yesu uje mu buzima bwacu. Yesu uje mu buzima bwacu. Yesu uje atugana. Yesu mukiza wacu kandi aje kudukiza, aje kongera kutubohora. Yesu Nyagasani Yesu Kristo, turakwereka imitima yashegeshwe n'intimba, turakwereka ubumuga butandukanye ubwo bwose twatewe no kuba kure
tugusanga Nyagasani, igihe twabayeho mu mwijima Nyagasani, twahuriyemo na byinshi byatugiriye nabi, kandi twamenye ko nta yindi Mana ikigeretse wenyine. Turaje Yesu, dukure ku ngoyi za Sekibi Nyagasani. Uyu mwanya turakwereka benshi bari ku ngoyi ya Sekibi, kugira ngo abo bose babohorwe n'izina ryawe Nyagasani Yesu. Turamagana mu izina ryawe za Nyabingi, za Ryangombe, Abarungi ndetse na za Dagoni, bose Nyagasani Yesu twanyuze, twahuriye na byinshi, twibona tubona, none Nyagasani twaje kugira ngo tubohorwe nawe. Dutabare Nyagasani Yesu. Nyagasani Yesu, Mwana nzima, Yesu nshuti nyanshuti, Yesu wowe ushobora byose, akanya nk'aka ngaka Nyagasani Yesu, twagiye kuguhamagara kugira ngo uze wiheshe ikuzo. Nyagasani Yesu, turakugira iteraniye imbere yawe, twaje kugana Nyagasani Yesu kugira ngo ubashe kwikiza. Ndakwereka abafite ibikomere Nyagasani Yesu, abafite ibikomere ku mutima Nyagasani Yesu, amaraso n'amazi yavuye ku rubavu rwawe n'abatonyangiraho amazi ubasha kubogora ibikomere bafite ku mutima. Nyagasani